Igihu kiracyari cyose ku ihanurwa ry'indege ya Falcon 50 yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana ku mugoroba w'itariki ya 6 y'ukwa kane mu 1994 vuga cya jenoside yakorewe abatutsi ikorwa hirya no hino mu gihugu igahitana abasaga miliyoni mu gihe cy'amezi 3. Iyi ndege yari ivanye Dar es Salaam Perezida Habyarimana na Cyprien Ntaryamira w'u Burundi yahanuwe n'ibisasu bibiri yarashwe igiye kugwa ku kibuga cy'indege i Kanombe yihitana abantu 11 bose hamwe bari bayirimo. Abashakashatsi batandukanye bagiye bacukumbura kuri iyi dosiye bagiye banyuranya ku mwanzuro, nyamara ushingiye ku byagiye bivugwa mbere gato y'ihanurwa ry'iyi ndege n'ibyari bimaze iminsi bivugwa bikemezwa ko bishoboka cyane ko Perezida Habyarimana yishwe na bamwe mu bo yarabangamiye mu butegetsi bwe. Inama y'i Dar es Salaam ku itariki ya 6 y'ukwa kane mu 1994 yagombaga kwiga ku ngingo ebyiri zirimo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha yari amaze amezi 8 asinyiwe Arusha muri Tanzania ndetse n'ikibazo cy'umutekano mu Burundi nyuma y'urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye mu kwezi kwa 10 mu 1993. Raporo Mutsinzi yasohotse mu 2010 igacukumbura ku ihanurwa ry'indege ya Habyarimana igaragaza ko iyo nama yari yitabiriwe na Perezida wa Uganda, uwa Tanzania, uw'u Burundi n'uw'u Rwanda na Vice Perezida wa Kenya. Perezida wa Zaire we yabihagaritse ku munota wa nyuma. Honoré Banda wahoze ari umujyanama wihariye wa Perezida Mobutu Sese Seko mu by'umutekano mu gitabo Les Derniers Jours du Maréchal Mobutu yavuze ko Perezida Mobutu yanze kwitabira inama y'i Dar es Salaam nk'uko yari yabyemereye Habyarimana ngo kubera ko inzego ze z'ubutasi zari zamuhaye amakuru uko indege ye nayo ngo yashoboraga guhanurwa. Ntabwo bisanzwe ko Perezida n'umugaba mukuru w'ingabo bajyana mu rugendo rumwe hanze y'igihugu, ariko uwo munsi w'inama y'i Dar es Salaam Perezida Habyarimana yahagurutse Kigali ari kumwe na General Nsabimana Deogracias wari uzwi nka Castar ari nawe wayoboraga ingabo z'u Rwanda icyo gihe. Ubusanzwe General Nsabimana ntabwo byari biteganyijwe ko azitabira inama ngo yabimenyeshejwe ku munota wa nyuma. Ordre de mission nayo bivugwa ko ngo yayizaniwe mu rugo ku mugoroba wabanjije umunsi w'urugendo. Caporal Senyeri Salatiel wahoze arinda Perezida Habyarimana yavuze ko na Habyarimana ubwe yageze ku kibuga cy'indege agatungurwa no kuhasanga umugaba mukuru w'ingabo. Ati Habyarimana yageze ku kibuga abonye General Nsabimana aratungurwa, atugiye he? Undi amwereka ordre de mission. Uwasinyaga ordre de mission ni Ruhigira Enoch wakoraga mu biro bya Perezida, ngo niwe wateguraga abantu bagomba kugenda. Gusa bwari ubwa mbere Perezida ajyanye n'umugaba mukuru w'ingabo. Umugore wa General Nsabimana ari we Uwimana Tanazi ku itariki ya 30 y'ukwa gatandatu mu 1994 ubwo yari Buruseli yabwiye inzego z'umutekano mu Bubiligi ati umugabo wanjye yabwiwe ku itariki ya 5 y'ukwa kane ko azaherekeza Perezida i Dar es Salaam. Ati ntabwo yari azi urwo ruzinduko, bwari ubwa mbere atumiwe mu ngendo nk'izi. Harabavuga ko kohereza Nsabimana igitaraganya ngo byaba byarakozwe n'abaheza nguni bashakaga kwikiza Habyarimana bayobowe na Colonel Theoneste Bagosora kubera ko batajyaga bumvikana, cyangwa se bigakekwa ko Habyarimana ari we wategetse ko bajyana kubera ko hari hamaze iminsi hano Rwanda bya kudeta. Inama y'i Dar es Salaam yatangiye hagana saa 6 z'amanywa zo muri Tanzania. Perezida Habyarimana yahawe umwanya ngo avuga hishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha yaraherutse gusinyana na FPR Inkotanyi ryari rigeze. Avuga ko ibibazo byose byatumaga amasezerano adashyirwa mu bikorwa ngo yamaze kubikemura. Yavuze ko nasubira i Kigali inzego z'inzibacyuho zemejwe n'amasezerano azahita zishyiraho. Deo Ngendahayo wari mu itsinda ryari ryaherekeje Perezida w'u Burundi nawe yigeze kuvuga ko ikibazo cy'u Rwanda kitafashe umwanya munini muri iyo nama. Ati ibibazo by'u Rwanda byavuzweho umwanya muto kubera ko Perezida w'u Rwanda yatangaje ko guverinoma y'inzibacyuho igiye kujyaho agisubira mu gihugu nk'uko amasezerano ya Arusha yabiteganyaga. Inama yise yibanda ku kibazo cy'umutekano mu Burundi. Perezida w'u Burundi amenyesha abagenzi be imbogamizi arimo guhura nazo mu kuvugurura igisirikare cy'u Burundi. Inama yagejeje hagana saa 10 z'umugoroba isoza abakuru b'ibihugu bamwe bataha. Kamana François wari ushinzwe umutekano w'ako kanya wa Perezida Habyarimana nawe yavuze ko byari biteganyijwe ko Habyarimana arari Dar es Salaam ariko bihinduka ku munota wa nyuma. Ati mbere yuko Perezida Habyarimana yinjira mu cyumba cyabereyemo inama wari ukuriye ishami ry'abarinda Perezida Captain Leopold Mujyambere yaje kutubwira ko Perezida arara. Ati ubwo twavaga mu nama nabonye Perezida agana ku kibuga cy'indege. Ati abapilote bamenyesheje Colonel Sagatwa ko ari bibi kugenda nijoro ariko birangira batashye. Caporal Senyeri Salatiel nawe yabigarutseho agira ati jye nasigaye mu ndege n'abapilote no gutaha indege y'abarundi igira ikibazo nari ndaho. Ati byose narabibonye. Ati Perezida w'u Burundi yaje mbere y'u Rwanda agiye kwinjira mu ndege ye yanga kwaka. Noneho Habyarimana baraje ati noneho tugende abasirikare nari kujyana bo basigare abawe abari bo tujyana nitugera i Kanombe mukomeze.
Abajijwe niba Habyarimana atari yagejejweho amakuru y'uko indege ye ishobora kuraswa, Senkeri yaragize ati hari umupilote twari twicaranye ntibuka izina yavugaga ko bashobora kubarasa. Aravuga ngo nitubibwire protokole yayoborwaga na Major Mageza. Ati twabibwiye Major Mageza, Perezida Habyarimana aratsemba. Ati bandase nta kimbuza gutaha mu Rwanda. Hari raporo ya Loni ku byabaye kuri uwo munsi yavuze ko Perezida wa Tanzania Ali Hassan Mwinyi nawe yasabye mugenzi we Juvenal Habyarimana kuraje Dar es Salaam, ariko ndaramwangira avuga ko ibyiza ari ugutaha. Abapilote ba Falcon 50 nabo basabye ko urugendo rwasubikwa kubera uburyo bwari bwije kandi hari impungenge z'umutekano w'indege bibi by'ubusa. Bamwe mu bari mu itsinda ry'u Burundi byari ryagiye Dar es Salaam bavuze ko Perezida Ntaryamira w'u Burundi yashaka kurara ageze i Bujumbura, asaba Perezida Habyarimana kumutwara mu ndege kubera ko ari we wari ufite yihuta. Bemeranyije ko nibagera i Kigali indege ya Habyarimana ikomezanya Ntaryamira ikamugeza i Bujumbura. Mbere gato yuko Falcon 50 ihaguruka ku kibuga cy'indege Dar es Salaam, General Nsabimana wari umugaba mukuru w'ingabo na Dr Akingeneye wari umuganga wihariye wa Perezida Habyarimana babanje kwanga kugenza uko Habyarimana yarabibategetse. Caporal Senkeri wari uhari yaragize ati ubusanzwe iyo twabaga twajyanye na Perezida niwe winjiraga mu ndege bwa nyuma, ni nako byagenze turi Dar es Salaam. Ati cyakora ubwo yageraga mu ndege yabonye ko General Nsabimana na Dr Akingeneye batarimo, bombi bari bikinze munsi ya rimwe mu mababa y'indege. Ati Perezida Habyarimana yasohotse mu ndege arabaza ati Akingeneye ari hehe na Nsabimana. Bamusubije ko baketse ko nta myanya isigayemo kubera ko hinjiyemo abaherekeje Perezida w'u Burundi. Yarababwiye ati mwinjire tugende, nuko barinjira. Indege ya Habyarimana byari biteganyijwe ko igera i Kigali saa 2:26 z'umugoroba. Abari bari ku munara ku kibuga cy'indege i Kanombe babimenyeshejwe ahagana saa moya habura igihe gito ngo indege yinjire mu kirere cy'u Rwanda. Muri ayo masaha yagombaga kugwira i Kanombe nibwo yarashweho ibisasu igwa mu busitani bw'urugo rwa Habyarimana i Kanombe muri metero 500 uvuye ku kibuga cy'indege. Abaguye muri iyo ndege harimo Perezida Juvenal Habyarimana, harimo umugaba mukuru w'ingabo General Deogracias Nsabimana, harimo Major Tade Bagaragaza wari ushinzwe abarinda Perezida, Colonel Elisa Gatwa wari umunyamabanga wihariye wa Perezida na Ambassadeur Juvenal Renzaho wari umujyanama wa Perezida mu bya politike. Harimo kandi Dr Emmanuel Akingeneye wari umuganga wihariye wa Perezida Habyarimana, Cyprien Ntaryamira wari Perezida w'u Burundi, Bernard Ciza wari Minisitiri w'itumanaho mu Burundi, Siriake Simbizi wari Minisitiri w'igenamigambi mu Burundi, Jacques Ero, Jean-Pierre Minaberi na Jean-Michel Perrine bari batwaye indege. Urupfu rwa Habyarimana rwari rumaze iminsi runuganurwa haba mu gisirikare ndetse no mu banyapolitike bakomeye, ndetse bamurindaga bakemeza ko bari barahawe amabwiriza mashya. Twagirayezu Innocent wakoranaga bya hafi n'abashinzwe kurinda Perezida yaragize ati urupfu rwa Habyarimana ntabwo rwadutunguye twebwe abari bashinzwe kumurinda. Ati ndibuka ko ubw'inshuti ye magara muri Côte d'Ivoire Houphouët Boigny yapfaga, Perezida Habyarimana yari yateguye kujya kumushyingura. Ku munota wa nyuma yakiriye amakuru y'uko indege ye ishobora kuraswa, arabisubika yohereza intumwa. Senkeri Salatiel nawe yavuze ko hari hashize iminsi hari amakuru y'uko Perezida ashobora kuzicwa. Ati nk'umuntu wari mu bashinzwe kurinda Perezida nigeze kwakira amakuru y'uko indege ya Perezida iri mu byago byo kuraswa mu gihe azaba avuye muri Côte d'Ivoire. Byari amezi 3 mbere y'itariki ya 6 y'ukwa kane. Mwongereza Evariste nawe wari mu barindaga Perezida Habyarimana yaragize ati mugenzi wanjye witwaga Ntarindwa Gaspard yampaye amakuru y'uko Perezida ashobora kwicwa. Ati Ntarindwa yambwiye ko yajyanye na Perezida mu rugo rwe igisenyi ubwo yakiraga Bobo wa Minuar. Bobo abwira Perezida ko akwiriye gufata ingamba zikomeye kubera ko ashobora kwicwa. Ati ingamba zidasanzwe zahise zifatwa uwo munsi. Abasirikare bashinzwe kurinda Perezida bambaye imyenda ya gisivile batangiye kujya boherezwa mu muhanda ugana ku rugo rwa Perezida i Kanombe. Na mbere y'uko Habyarimana asaba Abafaransa kumuha indege nshya izajya imutwara ngo yarafite impungenge ku mutekano we. Rapport du Clerc ivuga ko inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 15 y'ukwa gatatu mu 1990 ariyo yafatiwemo umwanzuro ntakuka wo kumuha iyi ndege ngo ajye ayikoresha mu ngendo z'akazi. Ubwo Perezida Habyarimana yahabwaga indege yaramaze iminsi agaragariza Ubufaransa ko afite impungenge ku bijyanye n'umutekano w'ikibuga cy'indege cy'i Kigali, ku buryo ngo yari yaranasabye ko Abafaransa bamusanira radar yari yarapfuye cyangwa se bakaba bamuhinda nshya. Iperereza ryakozwe n'abacamanza Marc Trevidic ndetse na Nathalie Pou ko hano indege ya Habyarimana nyuma yo kugera aho byabereye ryagaragaje ko abaheza nguni babiri ba Colonel Theoneste Bagosora wahoze ayobora ibiro bya Minisitiri w'Ingabo na Laurent Serubuga aribo batanze itegeko ryo guhanura indege ya Habyarimana. Ikirere indege yarasiwemo cyari kirinzwe bikomeye kubera ko giherereye hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali. Giherereye kandi hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kanombe ndetse n'urugo Habyarimana n'umuryango we bari batuyemo,
ku buryo bigoye kwiyumvisha ukuntu umuntu yari guturuka ikantarange akaza kurasa indege y'umukuru w'igihugu mu gace kari karinzwe gutyo. Aka gace kabarizwagamo uburinzi bw'ingabo zo mu mutwe witwa garde présidentielle warindaga umukuru w'igihugu. Hari kandi n'ingabo ibihumbi za FARC zari zikambitse mu kigo cya gisirikari. Abasirikari b'Abafaransa n'Ababiligi nabo bari bahafite uburinzi bukomeye. Igiteye urujijo kurushaho ni uburyo ibimenyetso byose byashoboraga gutuma haboneka umucyo kuri iryo hanurwa ry'iyi ndege byagiye biburirwa irengero mu buryo budasobanutse, by'umwihariko agasanduku k'umukara black box cyangwa se boîte noire kazwiho kubika amakuru y'ingenzi y'ibibera mu ndege. Agasanduku k'umukara gashyirwa mu ndege hagamijwe gufata amakuru yose y'urugendo rwayo, kakoherereza abakora iperereza ku mpanuka cyangwa se ikindi kintu cyabaye mu gihe cyose cy'urugendo rwayo. Aka gasanduku kabasha kubika umuvuduko w'indege, ubutumburuke kigenderaho, umuriro wa moteri n'amajwi y'ibiganiro by'umupilote, icyavugirwa cyose aho abatwara indege baba bari, ibyabaye byose mu kuguruka kw'indege n'ikindi cyose cyakorewe mu ndege karabibika. Urujijo rwa mbere ku gasanduku k'umukara mu ndege ya Habyarimana rwatangijwe na Capitaine Paul Baril, umujandarume w'umufaransa wayoboye umutwe wihariye ubarizwa muri gendarmerie uzwi nka Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale GIGN. Uyu ku itariki ya 28 y'ukwa gatandatu mu 1994 yahamagaje abanyamakuru i Paris mu Bufaransa, abereka ibintu yavuga ko ari agasanduku k'umukara bakuye ahaguye indege ya Habyarimana. Hari hashize amezi 2 Habyarimana arashwe. Byari byoroshye kumwizera kubera ko niwe wari umaze iminsi ahawe ikiraka n'umugore wa Perezida Habyarimana ngo amukorere iperereza ku hanuye indege yari itwaye umugabo we. Nta wamenye irengero ry'agasanduku k'umukara Baril yerekanye. Gusa mu gitabo Cover Up, umwanditsi Damien Camford yavuze ko ibyo Baril yeretse abanyamakuru atari agasanduku k'umukara ka Falcon 50, ngo ibinyamakuru byemeye buhumyi ibyo yababwiye. Mu kwezi kwa gatatu mu mwaka wa 2004 haje ikindi gihuha cy'uwitwa Roger Lambo, ngo wahoze ari umusirikare wa Loni wari ushinzwe iby'ingendo z'indege ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Uyu Lambo yavuze ko agasanduku koherejwe i New York ku cyicaro cya Loni mu 1994 ubwo indege yari imaze guhanurwa. Iyi nkuru yaciye igikuba muri Loni. Kofi Annan wayoboraga Loni avuga ko ari ubwa mbere yumvise ayo makuru kandi ko nta kuri kuyarimo. Nyuma y'iminsi 2 ikinyamakuru Le Monde cyatanze amakuru y'inyongera ku nkuru ya mbere. Bavuga ko ako gasanduku kamaze kugaragara ngo koherejwe i Nairobi kahava koherezwa i New York mu ivarisi y'abadiplomate. Le Monde yavuze ko ako gasanduku koherejwe katarangirika, gafite nimero zikaranga n'ibimenyetso by'uruganda rwagakoze, ngo koherejwe ku mabwiriza y'uwari ushinzwe iby'ingendo z'indege ku cyicaro gikuru cya Loni. Loni yahise itangira iperereza ryihuse, iza gusanga hari akabati kabitsemo agasanduku k'umukara kanditseho ko ari aka Falcon 50 yari itwaye Perezida Habyarimana. Byasabye imbaraga ngo Loni isobanure uburyo ako gasanduku kageze mu kabati kayo. Iza kuvuga ko ubwo koherezwaga i New York abari babishinzwe banzuye ko ataraka indege ya Habyarimana kubera ko kari kakimeze neza bitandukanye n'akarashwe y'ibisasu, ngo niyo mpamvu bagahishe mu kabati bakagafungirana kubera ko bumvaga nta kamaro gafite. Isesengura ryarakomeje. Loni itegeka ko hakorwa iperereza ryimbitse kuri ako gasanduku bakamenya ibirimo imbere. Igitabo cya Damien Camford kivuga ko ikiraka cyo gucukumbura ibirimo imbere cyahawe ikigo cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa National Transportation Safety Board NTSB. Iperereza ryatangiye ku itariki ya 16 y'ukwa gatatu mu 2004. Ibyavuyemo bishyirwa ku rubuga rwa Loni ku itariki ya 7 y'ukwa gatandatu muri uwo mwaka. Byagaragajwe ko amajwi basanze kuri ako kuma ari ay'abantu bavugaga igifaransa ariko bavugiraga ku butaka, ngo ntabwo bari mu ndege. Banzuye ko ayo majwi atafatiwe mu ndege iri mu kirere, bityo ko ako gasanduku atara ko mu ndege ya Habyarimana. Umunyamakuru akaba n'umwanditsi w'ibitabo Patrick de Saint-Exupéry mu kwa 4 mu 2009 mu nyandiko yanyujije muri Le Monde yavuze ko umwe mu bayobozi ba Air France waganiriye n'umucamanza Jean-Louis Bruguière yavuze ko agasanduku k'indege basanze muri Loni katoraguye i Kigali ari ak'indege ya Air France Concorde 209 yari ifite ibiyiranga FBVFCA. Ntabwo havugwa uwataye ako gasanduku i Kigali. Muri iryo perereza sosiyete ikora indege yo mu Bufaransa Dassault yemeje ko indege ya Habyarimana yahanutse agasanduku k'umukara kayo kari gaherereye imbere aho abapilote bicara. Dassault yavuze ko indege ya Habyarimana ikorwa bwa mbere mu 1980 yagurishijwe ku munyamerika ifite agasanduku k'umukara. Iyo ndege yakorewe mu Bufaransa yuzuye ijyanwa mu kigo cya Dassault giherereye Arkansas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukorerwa imirimo ya nyuma, ari naho bashyiriyemo agasanduku k'umukara. Iperereza ryerekanye ko ako gasanduku k'umukara kari mu ndege ya Habyarimana katigeze gahindurwa na rimwe. Iyo ndege mbere yo kujya mu maboko ya Habyarimana yanyuze mu maboko y'abandi bantu, ariko ngo nta na rimwe agasanduku kayo kigeze gahindurwa. François Munyarugamba wamaze imyaka 35 ari umutekinisiye mu by'indege
ku kibuga cy'indege cya Kanombe nayo mu gitabo cya Damien avugamo ko bitari gushoboka ko indege yemererwa gutwara perezida itagera ku gasanduku k'umukara. Ati icyemezo cy'ubuziranenge ni ikintu cy'ingenzi ku ndege z'abakuru b'ibihugu, kandi icyo cyemezo ntiwagihabwa iyo agasanduku k'umukara katarimo. Ikindi nicyo kintu cya mbere kirebwaho iyo barimo gusuzuma iyo ndege. Ati tubanza kureba neza ibijyanye n'agasanduku k'umukara tukabona kujya gukora iby'imikorere y'indege. Akomeza agira ati ubusanzwe indege zimwe na zimwe zigira agasanduku k'umukara kamwe nka za kajugujugu, ariko Falcon 50 zitwara ba perezida ziba zifite udusanduku tubiri. Mu gihe utu dusanduku tutarimo nta cyemezo cy'ubuziranenge yahabwa. Raporo ya Commission du Clair yashyizweho na Perezida Emmanuel Macron yagaragaje ko indege ya Habyarimana ikimara guhanurwa hari umusirikare w'umufaransa woherejwe aho yaguye ngo akore iperereza ku cyatumye hanuka. Raporo ivuga ko ku itariki ya 6 y'ukwa kane mu 1994 saa 3 n'igice z'ijoro, Colonel Jean-Jacques Morin wari umujyanama w'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda yahawe amabwiriza aturutse i Paris yo gukora iperereza ku cyateye impanuka. Raporo ivuga ko umusirikare wa mbere wageze aho indege yaguye nta nyandiko yakoze zigaragaza ibyo yahabonye n'ibyo yahakuye. Mu 1998 Ubufaransa bwashyizeho komisiyo y'abadepite yo kwiga ku ruhare rw'icyo gihugu muri jenoside yakorewe abatutsi. Mu bahamagajwe n'abadepite harimo n'uwo musirikare wageze bwa mbere aho indege yaguye. Uwo musirikare yavuze ko yagiye aho indege ya Habyarimana yaguye agiye gushaka agasanduku k'umukara, akaza kubivamo ubwo Lieutenant Colonel Morin yamubwiraga ko iyo ndege nta gasanduku yagiraga. Raporo ivuga ko hari abandi bantu batanze ubuhamya mu 1998 bavuze ko nta gasanduku iyo ndege yagiraga. Raporo ya Commission du Clair yerekana ko hari umwe mu basirikari bashinzwe ubutasi w'umubirigi ari nabo barindaga ikibuga cy'indege cya Kanombe ngo wavuze ko yabonye ako gasanduku mu ndege yahungishije umuryango wa Habyarimana nyuma gato y'itangira rya jenoside mu 1994. Uyu muryango wahungishijwe n'abafaransa ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa kane bawujyana i Bangui muri Central Africa, bahamara icyumweru bakomereza i Paris mu Bufaransa aho bageze ku itariki ya 17 y'ukwa kane mu 1994. Nubwo bivugwa ko aka gasanduku kaba karagiye mu ndege yabatwaye, nta usobanura neza aho ako gasanduku kari kagiye. Icyakora byashoboka ko ako ariko Baril yeretse abanyamakuru mu kwa gatandatu mu 1994. Wari uhagarariye ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, Denis Segi, ngo yigeze kumenya amakuru y'uko ako gasanduku kaba kararigishijwe n'Ubufaransa, ajya kubibaza ambasaderi wabwo. Raporo du Clair ivuga ko Ubufaransa bwabwiye ambasaderi wabwo mu Rwanda gushwishuriza Segi buti umusobanurire neza rwose unatangare cyane, uti guverinoma y'Ubufaransa si ifite ako gasanduku k'umukara k'indege ya perezida yahanuwe, utahubwo mwabaza guverinoma y'abatabazi hakiri kare. Aho indege yaguye mu rugo kwa Habyarimana harindwaga n'abasirikari bo mu mutwe urinda umukuru w'igihugu, byumvikana ko ari nabo bahageze indege ikimara kugwa. Mu bandi bigaragara ko bahageze kare harimo abasirikare b'abafaransa bari bamaze guhabwa amabwiriza yo gukora iperereza ku ihanurwa ry'iyo ndege. Guillaume Ancel wahoze ari Lieutenant Colonel mu ngabo z'Ubufaransa zagiye muri Operation Turquoise mu Rwanda yigeze kuvuga ko nawe mu isesengura rye abona Ubufaransa aribwo bwatwaye agasanduku k'umukara. Yaragize ati kubera ko indege imaze kugwa bahawe itegeko, hari umwe mu basirikari ubu ni general mu ngabo z'Ubufaransa arahita yimenya wari uhari. Mu bigaragara ni nawe warigishije agasanduku k'umukara. Ati bisuku kuvuga ko bigaragaza ko Abafaransa bari inyuma y'icyo gitero, atahubwo byerekana ko bakoze ibishoboka byose kugira ngo basibanganye ibimenyetso. Ancel yavuze ko uyu musirikare mukuru yaje kugaruka iyo ndege yaguye amaze kuvugisha abamukuriye mu Bufaransa, gusa kugeza n'ubu ntavuga icyo abari bamukuriye bamutumye aho iyo ndege yaguye. Umuryango wa Habyarimana mu buhamya watanze ku byabaye mbere y'uko bahungishirizwa i Bangui wavuze ko mu basirikare b'Abafaransa bageze mu rugo rwabo i Kanombe ku munsi indege yahanuriweho harimo Lieutenant Colonel Grégoire de Saint-Quentin. Uyu yarashinzwe gutanga ubufasha mu bya tekinike mu gisirikare cy'u Rwanda cy'icyo gihe FAR. Uyu ngo yageze aho indege yari yaguye ahagana mu masaa 2 ikimara kugwa, azana n'umwe mu basirikare ba FAR. Uyu musirikare w'umufaransa yagenzuye ibyo bisigazwa by'indege ari nako ashakisha imirambo y'abapilote b'Abafaransa bari bayiguyemo. Imirambo y'Abafaransa yabonetse ahagana saa 9 z'ijoro. Barataha. Uyu Lieutenant Colonel Grégoire de Saint-Quentin ahagaruka mu gitondo nka saa 2 aje kureba agasanduku k'umukara. Icyakora ngo ntabwo yakabonye. Ancel avuga ko abaye atari Abafaransa batwaye ku gasanduku kaba kararigishijwe n'abasirikari bari bashinzwe kurinda Habyarimana. Kuboneka kw'ako gasanduku kwagombaga kugaragaza aho ibisasu byahanuye Falcon 50 byaturutse, ibyo abapilote bavuganye mbere y'uko indege ihanurwa, urugendo yari imaze gukora n'ibindi. Raporo du Clair ivuga ko bamwe mu basirikari b'abahezanguni bari bamaze iminsi barakariye Habyarimana, cyane cyane bamuziza ko amasezerano yarusha yabamburaga ububasha bwo gukora icyo bashaka. Friday Jean Paul wari ufite ipeti rya sergent mu gisirikare cya FAR
yavuze ko aho yabaga mu kigo cya gisirikare yiyumviye umwe muri aba basirikari b'abahezanguni abika Habyarimana. Ati mbere gato y'ihanurwa ry'indege yari irimo Habyarimana, abasirikari baturukaga Gisenyi na Ruhengeri bari bamaze gufata umuco wo kuganira mu kigo bavuga ko perezida azapfa vuba ahaniwe mu ndege cyangwa se akamanikwa nk'imbwa. Yakomeje agira ati Sergeant Major Ruhamanya twabanaga mu cyumba, akaba n'umwe mu bagize itsinda rishinzwe ubutasi, yari umwe mu basirikari bakundaga kutubwira iyo twabaga turi mu buriri uburyo perezida azapfa. Yagaragaraga nk'uzi neza ibyo arimo kuvuga kandi ntibyasaga n'amashyengo. Friday Jean Paul yavuze ko mbere y'iminsi 2 cyangwa se 3 ngo indege ya Habyarimana igwe, Sergeant Harerimana n'uwo bahimbaga Kwetu ngo bari batangiye kumubika. Mbere y'uko Habyarimana apfa ngo yari amaze iminsi yarijunditswe n'abasirikari bashakaga ishyirwa mu bikorwa batashakaga ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Arusha, bamushinjaga kubogamira ku ruhande rw'abatutsi na RPA. Muri aba basirikari bari barijunditse Habyarimana harimo na Colonel Theoneste Bagosora. Iri hanurwa ry'indege kenshi ryakunze gushyirwa ku ngabo za RPA, bikavugwa ko iyi ndege yaba yararashwe n'ibisasu byarasiwe i Masaka. Nyamara mu 2012 abacamanza b'Abafaransa Marc Trevidic na Nathalie Pou bageze aho indege yahanuriwe, bemeza ko ibisasu byarashe indege ya Habyarimana byaturutse mu kigo cya gisirikare cya Kanombe cyacungwaga n'abamurinda. Hari inyandiko zagaragaje ko ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 7 mu 1994, nyuma y'amezi 3 indege irashwe, urwego rw'Ubufaransa rushinzwe ubutasi bwo hanze DGCE rwagaragaje ko indege yahanuwe n'abahezanguni b'abahutu bagamije kwikiza perezida Habyarimana wari wemeye kumvikana na FPR Inkotanyi. Mu mwaka wa 2022 urukiko rusesa imanza mu Bufaransa rwahagaritse burundu dosiye ku ihanurwa ry'indege yari itwaye perezida Habyarimana nyuma yo kubona ko nta bimenyetso bihagije bishobora gutuma hamenyekana uko yahanuwe. Nshuti bakunzi mudasiba kutwumva, ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje, naho ubutaha.